inzira Yesu umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Urandinde mwami Yesu ntunganyirize imigambi niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukazahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukazahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda Mahoko. Uyu ni umunsi wa 23 turi mu masengesho y'iminsi 40. Imana yabanye natwe, Imana yakomeje kugendana natwe, kandi Imana yakomeje kuduha imbaraga, Imana yakomeje kugenda idukomeza, idushoboza, idushyigikira. Aho turi kugenda tuyobowe n'iki gitabo cy'ubuzima bufite intego, aho dufite intego nkuru ivuga ngo nkore bandebereho agomba kugira ubuzima bufite intego. Dufite intego y'umwaka mu itorero rya Harvest ivuga ngo tuzakomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho, tuba nkore bandebereho, kuko Imana yiteguye kudusubiza agaciro, kutugwiriza gukomera ndetse no kutwubahisha. Turimo turavuga ngo buri muntu wese rero agomba kuba nkore bandebereho ariko afite ubuzima bwiza. Dufite iki gitabo kirimo kiravuga ngo iyi si nyibereyeho iki. Ni ikibazo nyamukuru kiri muri iki gitabo. Iyi si nyibereyeho iki ni ikibazo nibaza, ni ikibazo wibaza. Itorero ndibereyemo iki? Ntabwo mfuye kubamo gusa, ntabwo Imana yafuye kumpamagara gusa, ahubwo buri muntu wese afite impamvu ari ku isi, afite impamvu ari mu itorero. Uyu munsi turi ku isomo rero rya 23 muri iki gitabo ritubwira ngo uburyo dukura. Uburyo dukura, turasoma ijambo ry'Imana hano mu rwandiko rw'Abefeso igice ni cya 4, turasoma umurongo wa 15 kuri A. Aravuga ngo ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari wo Kristo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana ratubwira ko dukwiriye gukura, tugakurira muri we, tugakurira muri Kristo, kuko Kristo ari we mutwe w'itorero. Imana ishaka ko dukura muri byose kandi dukuriye muri Kristo Yesu. Aya magambo Paulo yavuga, yashaka kuvuga ko twese iyo duhuriye mu itorero, iyo duhuriye
ahantu hamwe dusabana n'Imana. Burya ni umubiri wa Kristo uba uhuriye hamwe, kandi niwo ugomba gukura. Kandi iyo duhuriye hamwe niko gukura kw'itorero. Uko tugenda tubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro, niho gukura kw'itorero. Iyo bavuga ngo gukurira muri we, ni mu kuri ndetse no mu bikorwa, tugakura tugatera imbere mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Nanone igice cya 4 umurongo wa 14 haratubwira ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Tugomba gukura kugira ngo tudakomeza kuba nk'abana b'impinja, nk'abana bacyambara za pamperisi, bakibindwa utwahi, bakibwirizwa ibyo gukora. Ahubwo tugomba gukura tukamenya ukuri, tugakuzwa n'ijambo ry'Imana. Ntabwo dupfa gukura gutyo gusa, nguko usanga hari abantu baguma bakura mu myaka, bagasaza, bakamera imvi, bakagira abana, bakagira abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi, bagapfa. Ariko bagapfa bakiri impinja mu by'umwuka. Ariko uyu munsi twebwe turiho, uyu munsi wa none, ijambo ry'Imana riratubwira ko dukwiriye gukura. Nibwo buryo dukura, dukuzwa n'ijambo ry'Imana. Dukwiriye gukura. Hano bavuze ngo tudateraganwa n'imiraba n'imiyaga. Iki ni ikigereranyo kishaka kugaragaza nk'ubwato buri mu nyanja cyangwa se inguge iri mu nyanja. Iyo ubwato buri mu nyanja harimo umuyaga, ugenda bujya hakurya hakuno. Ni nako n'umwizera wese udahagaze muri Kristo neza, udafite kwizera muri we, udashikamye mu bya Kristo, ni nako nawe agenda ajya hirya no hino, ariko ajyanwa n'imyigishirize idahwitse agenda ahura nayo. Ngira ngo tugenda tubibona rimwe na rimwe, aho usanga dufite abakristo mu matorero atandukanye, aho usanga hari abakristo baba mu itorero kandi bakunda Imana, bakorera Kristo, bagendana nawe bakamuramya. Ugasanga hari n'abandi banyamujya nino, usanga bajya hirya hakuno bashakira Imana mu bihuru no mu misozi, bumva yuko kuba mu rusengero ntabwo bibahagije. Gusengera mu rusengero bavuga ko nta Mana irimo, ubundi bakavuga ko baba batasenze neza, ko iyo bagiye mu gihuru, bagiye mu misozi aribwo baba basenze. Ariko mu by'ukuri burya urebye neza kuriya kuntu baba babayeho, kuba ari uguteraganwa n'inkubi y'umuyaga n'imiraba n'imyigishirize y'abantu batandukanye, ibintu by'ubuhanuzi bw'ibinyoma butandukanye. Iyo abantu bagenda babikurikirana hirya no hino, kuba ari uguteraganwa n'imiyaga, aba ari nk'ubwato buri mu nyanja budahagaze ahantu hamwe. Hano rero kugira ngo umuntu ye guteraganwa n'umuyaga, ni uko agomba gukura akujijwe n'ijambo ry'Imana. Agomba kuba muri Kristo, akizera. Umukristo uri muri Yesu neza amenya yuko ibibazo bye, byifuzo bye, ingorane ze, uburwayi bwe, intambara zose yahura nazo ntabwo zirangirira ahandi hantu, ahubwo zirangirira muri Kristo. Kuko Kristo Yesu niwe ngabo idukingira, niwe mukiza wacu, niwe muganga wacu, akaba n'umukiza wacu. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo imyigishirize. Uyu murongo dusomye ushatse kugaragaza ko muri icyo gihe inyigisho z'ibinyoma, inyigisho zihindaguye z'ubuyobe zari zihari ari nyinshi cyane, zigwiriye ku buryo abantu benshi batizera wasangaga babungabunga izo nyigisho zibajyana hakurya hakuno. Ngira ngo mujya mubibona rimwe na rimwe, abantu bamwe bakavuga ngo kuri harvest hari Imana, ubundi ukumva ejo ngo Imana yarimutse yageze muri Muhungu, ubundi bakakubwira ngo iri mu Bisizi. Burya bariya abantu ntabwo ari uko Imana yimutse, nta nubwo uko Imana igenda iba ku dusozi n'ahandi no mu byumba bitandukanye. Imana yacu turabizi neza ko ibayera hose icyarimwe. By'umwihariko inzu y'Imana ni inzu yo gusengerwamo. Mu nzu y'Imana harimo imigisha, mu nzu y'Imana harimo amahoro, mu nzu y'Imana tuhahurira na bene data, mu nzu y'Imana tuhabonera umuryango, mu nzu y'Imana byo dukunda kuvuga ngo harvest itorero ryanjye n'umuryango wanjye. Nuko mu nzu y'Imana tubana nk'umuryango, kandi ntawe ubasha kurwara, ntawe ubasha guhura n'ibibazo ngo abure uko arwara cyangwa se arwazwa cyangwa se yivuza cyangwa se ngo abure abamusengera. Ariko iyo umukristo ari guteraganwa n'imiyaga, ajya mu nyigisho zitandukanye z'ibinyoma ziriho muri kino gihe nk'uko zabagaho kera, usanga kenshi na kenshi abayeho nyine ubuzima butari bwiza, ubuzima butaramye Imana, ubuzima budaha Imana icyubahiro. Nta yindi mpamvu ibimutera, ni uko adakuze mu ijambo ry'Imana. Rero tugomba gukura. Ijambo ry'Imana twifuriza ko tugomba gukura. Hariho uburiganya bwinshi
rw'imyigishirize itandukanye. Bariya abantu bagira uburiganya n'imyigishirize y'ibinyoma ntabwo ari abantu b'inyangamugayo baguye, ahubwo ni abantu nyine Satani yahagurukirije kugira ngo barwanye itorero kandi barwanye abantu b'Imana. Ikindi kandi bariya bantu ni abantu bakorana n'abandi bantu b'abanyabyaha biyemeje kurwanya itorero n'ubwoko bw'Imana. Niba usanga kenshi na kenshi bafite ziriya nyigisho zihindaguye, zicuramye, bafite ubutabo impande n'impande mu mayira, abandi bafite inzozi n'amayerekwa ariko atava ku Mana bitandukanye, ugasanga baragenda bakura abantu b'Imana mu murongo, bakura abantu b'Imana badakomeye mu nzira nzima. Kugira ngo dushobore rero kubatsinda, nta kindi tugomba gukoresha, ni uko tugomba gusoma ijambo ry'Imana tukamenya ukuri, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana ishaka ko ukura. Intego ya so mu ijuru nuko ukura ukagira imyitwarire nk'iya Yesu Kristo. Tugomba gukura tukagera ku rugero rwiza rusobanutse nk'urwa Yesu, kandi birashoboka. Imana yacu nishimwe. Nta kindi Imana yaguhamagariye kugira ngo uyimenye, uyiramye, uyikorere kandi uyiramye uhagaze mu mwanya ukwiriye, uhagaze mu ijambo ryayo. Uruhare rw'Imana n'uruhare rwawe rugomba kubaho. Nuko uruhare rw'Imana nuko yaduhamagaye, Imana yaradukunze. Uruhare rwacu nuko dushyiramo imbaraga kugira ngo dukure. Kugira ngo dukure rero nuko tugira umwete mu guterana n'abandi, tugira umwete mu gusabana n'Imana, tugira umwete mu gusenga, tugira umwete mu kwitabira imiryango fatizo, tugira umwete mu gusoma Bibiliya, tugira umwete mu gukora ibintu byose Imana ishaka. Imana yacu ni ishimwe. Hano aho turasoreza ku gutekereza ku ntego y'ubuzima bwacu nk'uko bisanzwe. Intego y'ubuzima bwanjye, intego y'ubuzima bwawe, ugomba gukomeza kuyitekerezaho, ngomba gukomeza kuyitekerezaho, kuko ngomba gukomeza kuba nkore bandebereho mfite ubuzima bufite intego. Ingingo yo kuzirikana iravuga ngo nta na rimwe wakererewe gutangira gukura. Niba ukiriho nturakerererwa gutangira gukura, uracyafite amahirwe, ndacyafite amahirwe yo gusoma ijambo ry'Imana, yo kumva ijambo ry'Imana, yo gusabana n'Imana, kugira ngo nkomeze gukurira muri Kristo Yesu. Umurongo wo gufata mu mutwe uri muri Yesaya, uri mu Baroma 12, Abaroma 12 n'umurongo wa 2 kuri B turahasoma, aravuga ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana itugirire neza. Ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye. Imana ikeneye ko duhinduka rwose dufite imitima mishya, kugira ngo turusheho gusobanukirwa no kumenya ibyo Imana ishaka kandi ishima. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ishaka ko duhinduka, ishaka ko tumenya ukuri, kandi ishaka ko tugira imitima mishya, ishaka ko tumenya ibyo Imana ishaka. Ibyo Imana ishaka ni mu bikorwa bitandukanye tugomba gukora, iby'ukuri byose, ibyo Imana yifuza byose ko dukora. Imana yacu nishimwe. Ikibazo cyo gutekerezaho kiratubaza ngo ni hehe mu buzima bwanjye nkwiye guhagarika gutekereza ko njye mbyumva, ngatangira gutekereza uko Imana ibishaka. Ni hehe, ni ryari ko ntangira gutekereza njye mu buzima bwanjye ko njye mbyumva, uko njye mbyumva, nkatangira gutekereza uko Imana ibishaka. Ari uko mbyumva, ariko hari n'uko Imana igize ute, hari n'uko Imana ibishaka ko bibaho. Nibyo nkwifuriza, kugira ngo rero uyu munsi wa none utangire guharanira kuba nkore bandebereho, ufite ubuzima bufite intego, kandi nanone ntubigendemo uko ubyumva, ahubwo uharanire kumenya uko Imana ibyumva kandi bishaka, kugira ngo aho ari kubikora. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana ibahe umugisha kandi murakunzwe. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mwami Yesu, tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi 23 turangije dusoma iki gitabo gifite intego, kandi dufite iminsi
40 y'amasengesho, dusengera itorero, dusengera ubuzima bwacu, aho dushaka kubaho tunezeza Imana, kuko ntabwo Imana yaturemewe, ahubwo twebwe twaremewe Imana. Twaremewe kuramya Imana, twaremewe kuyikorera, twaremewe kuyihesha icyubahiro. Turakwinginze Mwami Imana yacu rero ngo uduhereze kutagenda uko tubyumva, ahubwo buri muntu wese aharanire gushaka uko Imana ibyumva, uko Imana ibishaka, ashakishe icyo yakora Imana ishima kandi ikunda. Bana natwe rero, komeze kutwambika imbaraga, kandi iminsi isigaye na gahunda zisigaye mu minsi isigaye kugira ngo iminsi 40 tuyisoze, komeze kuba mu ruhande rwacu, komeze kutuyobora no kutwambika imbaraga mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.